twongeye kubasaba inshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nibisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV mama mufite amakuru menshi cyane cyangwa se tufite amakuru menshi cyane agezweho mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport, amakipe atandukanye mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika yatangiye kugenda yifuza gukina nayo imikino ya gishuti. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kwitegura cyane kubera ko nkuko mubizi uwitwa Nyingo Francis Christian yakomeje kugenda avuga ko ekipe ya Rayon Sport ashaka kimenyerana, ni bityo rero niyo mpamvu ikomeza kugenda igira imikino myinshi ya gishuti. Turaza gukomeza kugenda turebera hamwe n'ibya Kamara na Paul Were bakomeje kugenda barwanira nimero 9. Ayo makuru yose tuyafite hano kuri Rayon Yacu TV, muri kumwe na Musona ya Modric ndetse na Boysta. Boysta rero reka tugaruke mu kanya nyuma yako karirimbo. Rayon Sport, isaro ry'Inyanza. N'ikipe kirangirira Rwanda no gutsinda. Nitwa Gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa Rwanda. Niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bari hano. Turaho Rayon Sport, Nyange isaro ry'Inyanza. Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi, cya Kirisitu umwami na Muhamedi. Boysta rero nizere komeze neza. Meze neza cyane Modric, ibintu bimeze fresh, ndabona haramutse hasa neza. Haramutse hasa neza kabisa. Ndabwira abari hafi yo mu Nzove rwose mutangire kujya kureba imyitozo y'ekipe ya Rayon Sport. Wera saa 4 ekipe ya Rayon Sport irabi mu myitozo mu Nzove, ndetse n'ekipe ya Rayon Sport iraza gukora no ku isaha 9. Ni mu gihe ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport yiteguye kwakira rutahizamu mpuzamahanga Musa Kamara rero ku munsi w'ejo arasesekara i Kigali. Modric Musa Kamara nkuko biteganyijwe cyangwa se nkuko byari byatangajwe ku itariki 25 ubwo ni ku munsi w'ejo. Musa Kamara agomba kuba yasesekaye i Kigali, aho bivugwa ko uyu mugabo agomba kuzifatanya n'abandi cyangwa se kuzafatanya n'abandi kuri match ya gicuti yo kuwa gatandatu akazaba habaye. Boysta nazo mbona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bikomeza kugenda bicika, abantu benshi bakomeza kugenda bagaruka ku mugabo bita Juvenal ubwo yakomeza kugenda ngavuga ngo ekipe ya Rayon Sport nta bushobozi ifite bwo kuba yahemba iwitwa Emmanuel Arnold Okwi. Ariko twebwe tugeze gutya noneho tuzanye kabuhariwe, ati tuzanye umukinnyi ukomeye cyane, tuzanye Umurusiya. Ariko se nibyakomeje kugenda bigaruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakomeza kugenda bavuga ati rwose Juvenal uretse no kuzana Umurusiya mu murwa uzazana n'imbogo mu murwa. Ati rwose ati azanye ngo umukinnyi wabicaga bigacika mu mikino twakwita nk'iy'amakomine cyangwa se nyine njye nakomeje ndeba ku nimbere kugenda nubwo ndabyitinyaga n'iki kuri profile y'umukinnyi amakipe yagiye akinira n'uburyo n'imyaka yagiye akinira. Modric ndavuga ni ubu ngubu noneho i Kigali buhamara 6 mwaya ajya marahandira cyangwa ari buhamara 2. Abenshi bati twabonye amakipe yaciye ku mugabane w'Uburayi agiye atandukanye, nta kipe yigeze amaraho imyaka igize umwaka wose, aho yamaze amezi menshi n'atanu. Bati se umukinnyi wananiwe kugenda bahantu ngaho niba ari ikibazo cya discipline tubizi, niba ari ubushobozi buke tubizi, ariko so umukinnyi azihangana kurya capati zo mu biryogo azirya aretse agateveri yiturize amezi 5 gazashira. Nibikomeza kugenda bigaruka n'abantu benshi ati ntago umukinnyi yabarananiye kugenda ahantu ngaho ngo narangiza akomeze kugenda. Ubwo twari tugize kuri icyo bintu kubera nakabona akomeje kugenda mbona abantu benshi bakomeza kugenda bagaruka ku mbuga nkoranyambaga bati ntago ikipe ya Rayon Sport yari ifite ubushobozi bwo kuba yahemba Emmanuel Okwi. Uyu nguyu ni umugabo umuyobozi wa Kiyovu Sport akomeje kugenda bigaruka. Nongeye ikintu cyanceceshe cyanantungguye, narabajije nti se wowe washobora kumuhemba, wowe wemeye no kumuhemba ibyo yashakaga byose byagenze hasi byashaka byose bura Kiyovu yabibona ntabwo yose ubona ukwibunde Kiyovu ntabwo yabibona ntabwo bibaho. So rero Boysta twakomeza kugenda tugaruka kuri ibyo ngibyo, ariko reka twigaruke kuri rutahizamu wacu Musa Kamara. Uyu nguyu yaciye mu makipe menshi atandukanye mu gihugu cya Misiri. Uyu murabizi yaciye mu makipe nka Ismail yo mu gihugu cya Misiri, ndetse aca mu gihugu cya Tunisia makipe agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu rero yaratabona ibyangombwa bitewe nuko uyu mukinnyi ngo yaba gutyo ngo yarasigaje amezi make muri ikipe, biza gutuma itamuha ibyangombwa. Ariko uyu Musa Kamara yaje kugira gutya abura n'ikipe, ariko ngo byaje kurangira byemewe ko iyi kipe igomba kumuha ibyangombwa nk'uko byemejwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Tunisia. Bityo rero Musa Kamara nta gihindutse ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa 4 arasesekara ku kibuga cy'indege i Kanombe. Ubwo abakunzi ba Rayon Sport mwitegure kwakira uyu rutahizamu
bivugwa ko ari buhagere mu masaha nimugoroba Modric. Ni ku masaha nimugoroba nibwo agomba gusesekara i Kigali kuko biteganyijwe ko kuwa gatandatu ubwo ikipe ya Rayon Sport izaba ihura n'ikipe yo mu gihugu cya Kenya uyu nguyu azaba ahabaye ndetse ari bishoboka uyu mukinnyi ashobora kuzakina. So Boys rero igikomeje kugenda kibazwa ni kuri uyu mukinnyi ndetse n'uwitwa Paul Were. Twabonye umukinnyi Musa Kamara ni umukinnyi aho yaciye hose yambara nimero 9 nyamara nimero 9 ye yaje guhabwa uwitwa Paul Were mu ikipe ya Rayon Sport. Modric ni Paul Were nawe nari ngifite gushidikanyaho ntabeshye ariko ndamutse mbonye Kamara akaba ari Kamara nari nzi ibihe birahinduka Modric cyane rwose ibintu birahinduka. Kamara nzi mu myaka yicuma yego Kamara nzi mu myaka 5 ishize abaye ari we cyangwa akaba ari Kamara wazamuye urwego utarahuye n'ibibazo by'imvune Paul Were ari wa Kamara tuzi. Paul Were ngiye nabara ko se namwicaza rwose nyine kwicara byo azicara nta gushidikanya ko uretse ko badakina no ku mwanya umwe ahubwo icyo abantu bakomeje kugenda bibaza iriya nimero twabonye umukinnyi Musa Esenu yambaraga 7 mu ikipe ya Rayon Sport mwaka ushize. Uyu mwaka turi kubona iri kwambara umukinnyi bita Osalue. Byumvikana ko uyu Musa Esenu iyi nimero yaje kuyamburwa arabyakira. Ese Paul Were ashobora kwa nimero 9 akabyemera nk'umukinnyi w'umunyamahanga uje mu ikipe aribwo cyagera ntabwo nyine cyangwa Musa Kamara azemera kwambara nimero yose azabona. Ni bikomeze kugenda byibazwa n'abantu benshi. Buriya ariko Modric n'ubundi se buriya yaza akahita yimwambura bigakundana cyangwa azamura. Ni ibintu bigoranye cyane kubera ko twabonye ikipe ya Rayon Sport yerekana abakinnyi yerekana abafana nimero abakinnyi bazaza bambara. Ubwo rero baramutse bagize gutya bakaka Paul Were nimero ntabwo byaba ari ibintu bidasa neza cyane kandi na Paul Were yacika intege. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo Kamara ashobora kuza bakamuha indi nimero iyo ari yo yose akambara nimero zose zibanza mu kibuga ko nabonye bagiye bazana no bipeti babyibire hakurya mu bafana. Nibikomeza kugenda byibazwaho rero kubirebana n'uyu Paul Were ndetse n'uwitwa Musa Kamara bikaba bikomeje kugenda rwose bivuga gutyo ariko kandi ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda irwanirwa n'amakipe menshi hano mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika kugira ngo akine n'imikino y'ishuti. Na haru nakuye amakuru ariko ntabwo ndi bukire akadomo yuko iriya kipe yahara hakurya iyi ngiyi uciye gusa n'abazayirwani ari kuvuga iyo muri Kenya muri Kongo hangaha hakurya rwose Mazembe ngo tupisa Mazembe nayo yifuzaga umukino wa gicuti. Ni bikomeza kugenda bivuga kuko biri kuvuga ko muri aka karuko k'ibyumweru bibiri ekipe y'igihugu igiye kuba iri gukina cyangwa se inakora n'imyitozo. Biri kuba ikipe ya Rayon Sport igomba gukina imikino 3 ya gicuti, 2 izakinira hano mu Rwanda undi mukino umwe izawukinira hanze. Boys ariko reka tubanze tubwira abantu ko ibiciro byagiye hagaragara byo ku mukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport n'umukino wa Police FC yo mu gihugu cya Kenya. Iyi ni ikipe ikomeye Boys ni ikipe ikomeye twavuze tubona n'abakinnyi bitwa bakahata ngo rero ikipe ya mbere ifite amafaranga ubundi ya muri Kenya muri iyi minsi ni ikipe yo ariko ranumvikana ni ikipe ya leta. Ikipe ya Police aba ari ikipe ya leta ni nkuko twafata ikipe ya Police hano mu Rwanda nyine nuko hari ukuntu wenda baransinga ariko ukurikije Police y'u Rwanda amafaranga yinjiza Police akaba ari ikipe ifite amafaranga menshi cyane. So rero Boys ni ikipe ikomeye nabonye harimo abakinnyi bagiye batandukanye nk'abitwa bakata urumva ni abakinnyi bakomeye cyane uwitwa ngo ni Shaka ukomeye cyane nawe ni umukinnyi tuzi ukomeye cyane n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye ariko Boys nkuko bikomeza kugenda bigaragara nubwo ari ikipe ikomeye ekipe ya Rayon Sport twabonye urwego rwayo kandi ngo ni ikipe ije kwerekanira abakinnyi i Kigali. Yego nayo ije kwerekana abakinnyi ati twabonye kwerekana abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport byari ibirori bikomeye cyane ati natwe abari rero tugomba kwerekana ariko Modric ibintu byiza cyane ni ibintu umuntu ababwiye kwishimira ni bizazana n'abafana cyangwa se nayimeze nka Police iwacu mu Rwanda wabona abafana ikavuga iti byibuze reka tugende twiyerekera abanyarwanda ntabwo yabura abafana kubera yuko birashoboka izi kipe za leta ntabwo zikunda gukundwa cyane Boys. Ariko rero Modric ni ikipe yaje kwerekana abafana yaje kwerekana abakinnyi bayo hano i Kigali bitewe nuko izi ko ikipe igiye guhura nayo ari ikipe ifite abafana ari ikipe none ibizobereyemo. Kuba ko Rayon Sport ntabwo imazemo igihe kinini ukurikije amakipe muri aka karere dusanzwe tuzi ariko ni ikipe iri kugenda byibuza buri mwaka igira kandi igenda izamura
byitezwe ko umwaka utaha bizaba ari ibicika kurutaho ushobora kujya kubona ukabona imanura ikipe yo ku mugabane w'Uburayi cyane rwose. Nabonye ikipe yo mu gihugu cya Kenya iyi ngiyi ikomeza kugenda ivuga iti rwose ishyira ku rubuga rwayo ko igomba kuba yasesekaye i Kigali iti rwose tugiye natwe gusura u Rwanda. Ubwo turabona bari muri za modoka zatembera u Rwanda bakomeje kugenda babona uburyo ikipe ya Vipers yari fashana mu Rwanda bakomeza kugenda bitemberera i Kigali ajya kana mbona nabo ku rubuga rwabo bashyize ati visit Rwanda kabisa. Ariko biriya bintu ni byiza cyane Modric ni urwego rwiza ikipe ya Rayon Sport igezeho hano muri kino gihugu. Boysta ari ikipe mu gihugu cya Djibouti hari ikipe mu gihugu cya Djibouti nayo ikomeje kugenda ivuga yuko rwose igiye kuza gukina n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ifite abastari twagiye tubona nk'abitwa Idrissa Kameni ni umuzamu wakomeye cyane mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Ifite abakinnyi nka Salomon Kalu n'abandi bakinnyi benshi bakugiye bakomera ku mugabane w'Uburayi ndetse ifite n'uwitwa Alexandre Songo. Iyi kipe nayo ngo yakomeje kugenda yifuza umukino wa gishuti n'ikipe ya Rayon Sport. Modric rero byihuse ngaho ibutsa abakunzi ba Rayon Sport umukino ni sangahe, itike ni sangahe kugira ngo batangire no kugura amatike hakiri kare n'ubundi Modric rega ko amatike yamaze kugera ku isoko. Umukino rero uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 12 zuzuye rwose. Abakunzi b'umupira w'amaguru muzabe mwatangiye kuhagera, ndavuga cyane cyane ariko abakunzi ba Rayon Sport dore ko hano twebwe nta bandi bantu tubwira ari abakunzi ba Rayon Sport kubera ko turabizi ko n'ubusanzwe nta nzoga y'inyamunyo rwose. Ubwo ubaye uri umukunzi w'indi kipe undi arashishikarizwa kujya kuri stade regional ya Kigali kugira guteze kureba se kuza gufana polisi bajya muri sale. So Boysta rero ubwo byumvikane ko ku isaha 12 ku stade regional ya Kigali rwose ku itara ekipe ya Rayon Sport izaba iri kwakira ikipe yo mu gihugu cya Kenya. Byumvikane ko rero kwinjira na amafaranga 3,000 ahasanzwe hose amafaranga 5,000 ahatwikiriye 10,000 muri VIP ndetse n'20,000 muri VVIP. Ahangaha rero abakunzi ba Rayon Sport rwose uzabishobora wese azaze duhurire ku itari Nyamirambo ubundi cyane ko Modric nimba ari Ferwafa nimba ari birimo barankorera ibintu byiza cyane ibintu nkunda. Ariko ino mikino yo kwitara ni Rayon Sport ni imikino yo kwitara ikintu ndi kuyikundira Modric ntabwo biri cyagihe bavugaga ngo nari mfite akazi ngo nari n'amasaha meza abantu babohotse akazi gasa nk'akarangiye bisobanuye ko urumva aho waba uri hose cyangwa se cyane cyane wenda ariko abantu batuye muri uno mujyi wa Kigali ubwo nibo ndi gushishikariza. Ariko hari n'abaturutse mu ntara baza kare abantu bafite imodoka zabo hari abantu bitagora rwose niyo nagira mu rugo saa 9 ariko mvuye kureba Rayon Sport nta kibazo. Hari n'abapanga nyine transport ikaboneka Modric cyane rwose ubushobozi ntabwo babungana n'uvuga ngo rero buri muntu wese ufite ubushobozi wumva udatewe ipfunwe no kurara agenda kuko nagiye kubyita cyane rwose kandi uraho ugenda uvuye kureba Rayon Sport ntabwo ubusa nk'urayo ugenda uvuye kwiba cyangwa se uvuye mu kabari cyangwa se uvuye ahandi hantu uvuye muri Dayishimana cyubahiro. Ubwo urumva rero ni ikipe y'Imana ujye byongeraho urumva rero ni imigisha uvuye cyane n'ibyishimo ko Boysta buriya niba ari ikintu gihenda ibyishimo nta kindi kintu nta wundi muntu ushaka kuguha ibyishimo atari wowe ubwawe ubyishakiye. Niyo mpamvu mbwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport niba kuko dushaka ibyishimo byuzuye ku ikipe ya Rayon Sport kanda akanyenyeri 772 ubanze ugura ikarita y'umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport ukanda akanyenyeri 772 wiyandikishe mu mukunzi wa Sport urumva ukanda akanyenyeri 772 utange prime ekipe yawe ya ikipe ya Rayon Sport irusheho kugenda ikomera kugira ngo ubashe kwishakira ibyishimo kugira ngo ibyishimo byawe bikomeze byiyongere unezezwe n'ibyo wowe ubwawe wateguye Modric kuko ntabwo wakwifuza n'urugero njya mbyumva ku basaza bo mu cyaro ngo kugira ngo azanywe inzoga nyine yenga inzoga iryoshye abanza gufumbira urutoki kugira ngo nyine ruzamuhe umusaruro zabo n'inzoga iryoshye atari nka bya bintu tujye tubwira ba bantu nyine ya nzoga urumva nta nzoga. Bose rero reka dukomeze kugenda dushimira abantu bakomeze kugenda batubwira ko turi kumwe 5/5 rwose batubwira ati amakuru yanyu turakunda cyane rwose mujye mukomereza aho ngaho mwese. Reka dukomeze kugenda tubashimira ubwo ndabwira abantu nka Badani Mugenzi batwereka ko rwose tuba turi kumwe 5/5 Joas Ndabarinze abitwa Muzungu Noah n'abandi bantu bakomeze kugenda batwereka ko turi kumwe mu byangabo urumva ni benshi cyane bakomeze kugenda bavuga ati rwose n'abandi bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagenda bakomeza kubitwereka ubwo ndavuga Muzungu n'abandi bakomeze kugenda rwose batwereka ko turi kumwe rwose bakomeze kugenda mugubwa neza. Mbibutsa ko rero groupe dushobora kubanamo tukagira ibyishimo nta yindi ni igikundiro yacu ndetse n'ibitari twifuza. Nizere ko rero zibira abakunzi ba Rayon Sport ni 078 4
222 na 0788 478 ahasigaye ubundi tukabana mu magroupe. Modric rero iminota tuba dufite nawe urayizi kaba ari iyi ngiyi abakunzi bacu reka tubabwire ngo ciao Gerard Diofili barayifata